batojwe no kurasa bagenda hari abahindura imbunda bayishyira mu kuboko badasanzwe barasiramo ibyo twita kaparinite igiye kurinda umutekano hafi y'iriya nzu. hariya baragenda gake gake kugira ngo hatagira uwumva uri muri iriya nzu. hariya banje gutera basawundi bari bafashwe n'ibyihe. ibi bizafasha umupolisi. nyakubahwa mushyitsi mukuru, tubahaye ikaze hano ku kibuga cyitozwaho kumasha ahagiye gukorerwa imyiyereko isoza amahugurwa y'abanyeshuri bagiye kwinjizwa muri polisi y'u Rwanda icyiciro cya 24. nitwa Police Constable Akimana Diane, nkaba ndi umwarimu wigisha amasomo yo kumasha. nabasoga mu nyemerere bagezeho ku myiyereko iri gukurikira. nyakubahwa mushyitsi mukuru, itsinda rigiye gukora imyiyereko rigizwe n'abanyeshuri 34, harimo ab'igitsina gabo 27 n'ab'igitsina gore 2. imyiyereko bagiye kutwereka iri bice bibiri, ari byo imyitozo yo kumasha ari byo twita dry shooting mu ndimi z'amahanga, n'igice cya kabiri cyo kumasha ari byo twita rifle shooting mu ndimi z'amahanga. imyiyereko yo kumasha iri mu bice 10, ari byo kurasa bafungura ubutumwa bw'ikaze, kurasa intego zimaritse, kurasa bahinduranya imbunda, kurasa umwe arindiye umutekano mugenzi we, kurasa intego zigwa, kurasira mu bwihisho, guhitamo amabara ndetse no kurasa basoza igikorwa. nyakubahwa mushyitsi mukuru, munyemerere numero umunyeshuri ahagarariye abandi atanga inshingano ku bayobozi b'amatsinda. munyemerere numero abayobozi b'amatsinda bayinshinga.